Umukire ukijijwe hari ibibazo adakemuza amasengesho akabikemuza ubushobozi, ariko umukene ukijijwe abikemuza gusenga. Mwambabariye nkababwira iki? Umukene unyuzwe Imana imwirata kuruta umukire ukijijwe. Uru rurembo rw'abakiranutsi tujya mu nshuti z'umusaraba ntabwo warukompara naho utuye, ntago bingana, ntaho bihurira. Niba ari ikintu kiryoha mu isi, nabonye ibintu bibiri biryoha kuruta ibindi, ariko n'icya gatatu nakibabwira. Ikintu cya mbere kiryoha mu isi kuruta ibindi, hari ikintu umuntu wese agira atunga urutoki nk'ikidendezi cye kajya uvuga ngo Imana icisha hano. Hari igihe icyo kidendezi Imana igifunga kigakama. Ikintu gitangaje, Isaka yari ikinege. Hari umuntu ubaho, kandi umuntu ubaho arira mu nzira imwe aba ameze nk'umuntu unyura muri sansenike, ntabwo bingana. Imbaraga zirwanirira bizera zirenze imitekerereze yacu, zirenze imitekerereze. Nawe reba igihe wahereye uvuga ngo ndapfuye kuki utarapfa? Nuko Satani yakuzaniye kopi y'urupfu, akwereka ifoto yarwo urarubona, arakubwira ngo nguru naho ruri buturuke. Ariko Imana iragutubwa ari cya fotokopi, original itaramugeraho, reka mbe muhaye ihumure, ntuhumurika. Ntabwo twavuga ngo Yesu ntiyamuzura nuko atarahari. Umva kwizera. Nunanirwa uzananirwa uvuga ngo ndananiwe, ariko Kristo arashoboye. Kwizera kurayizura. Rero ndashaka kuvuga kwizera kubeshaho cyangwa se kuzura n'ibyapfuye bikabaho. Aya mavuta umukobwa uyisiza ari umukobwa, niyo ashaje ntabwo uruhu rukanyara. Ndagira ngo munyumve, umuntu wizera ashikamye mu by'ukuri ntabwo agushwa n'utizera, kuko kwizera ntibicogora bityo. Ntabwo kwizera bicogora bityo. Ni wumva ufite impamvu ku muntu wari uri mu manegeka n'ubundi ukavuga ngo niwe ukugushije, birumvikana ko wari umuturanyi we. Umuntu iteka ryose usengesha umunwa atagira imirimo, Imana iramukingiriza ikajya ibwira ibintu uti hora. Ariko ntishobora kuva aho ngaho ngo igusige muri wa mwanya, n'ubundi baraguhitana. Ariko umuntu usengesha imirimo arindwa n'inyungu zituruka mu maboko ye. Ijwi ry'Umukanguzi. Haravuze ngo hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge, akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja uwo ukunda ararwaye. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Gatanu haravuze ngo Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro. Nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yari ari, maze iyo minsi ishize abwira abigishwa bati, dusubire i Yudaya. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, amambere abayuda bashatse kuhaguterera amabuye, none usubiyeyo? Yesu arabasubiza ati, mbega umunsi ntugira amasaha 12? Genda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. Avuze atyo ahera ko aramubwira ati, arababwira ati, inshuti yacu Lazaro irasinziriye, ariko ngiye kumukangura. 12 abigishwa baramubwira bati, databuja niba asinziriye azakira. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Muri hangana dusimbuke ku murongo wa 27. Aramusubiza ati, databuja nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Amaze kuvuga ibyo aragenda ahamagara mwene se Mariya rwihishwa, aramubwira ati, umwigisha yaje arahamagara. Abyumvise ahaguruka vuba aramusanga. Icyakora Yesu yari atarasohora mu kirorero, ahubwo yari akiri aho Marita yamusanze. Abayuda bari bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza, babonye uburyo ahagurutse vuba asohoka baramukurikira,
batekereza ko agiye ku gituro kuririrayo. Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati, databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye ararira, n'abayuda bazanye nabo bararira. Asuhuza umutima arawuhagarika, arababaza ati, mbese mwamushyize he? Baramusubiza bati, databuja, ngwino urebe. Yesu ararira, abayuda baravuga bati, dore ye, nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, uyu ko ahumura impumyi, ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe? Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati, nimukureho igitare. Marita mushiki we wapfuye aramubwira ati, databuja, none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Mwakire neza iri jambo ku bwa Christo Yesu. Ndaza kubinginga dusoreze muri icyo gitabo n'ubundi cya Matayo, cya Yohana, igice cya 20, igice cyaho cya 20, turasoma ku murongo wa 11 dusoze no wa 18 dusengeraho. Igice cya 20 Yohana murongo wa 11 haravuze ngo, ariko Mariya yari ahagaze ku gituro arira. Akirira arunama arunguruka mu gituro, abona abamarayika 2 bambaye imyenda yera bicaye, umwe ku musego n'undi ku mirambizi aho intumbi ya Yesu yari yarashyizwe. Baramubaza bati, mugore, urarizwa n'iki? Arabasubiza ati, nuko bakuyemo umwami wanjye, nanjye sinzi aho bamushyize. Amaze kuvuga atyo arakebuka, abona Yesu ahagaze ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati, mugore, urarizwa n'iki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba, aramubwira ati, mutware, niba ari wowe umujyanye ahandi, mbwira aho umushyize nanjye mukureyo. Yesu aramubwira ati, Mariya. Arahindukira amwitaba mu ruheburayo ati, Rabuni, risobanurwa ngo databuja. Yesu aramubwira ati, ntunkoreho, kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati, nabonye umwami, kandi abatekerereza ibyo yamubwiye. Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Christo Yesu. Twongeye gushimira Imana iduhaye uyu munsi w'umugisha w'amateraniro yera. Imana ishimwe. Ku bantu tutaziranye, nitwa Anicet Niyomugabo. Hari abantu twagize umugisha wo kubana mu minsi yashize. Imana ishimwe. Hanyuma tunejejwe n'Imana itwemereye uyu mwanya, ariko kandi twongeye gushimira ubuyobozi bw'itorero butwemereye kubana namwe kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana duhana umugisha. Dusomye ijambo, ntabwo ndibuze kwirengagiza intego dufite y'iki cyumweru. Twatangiye kuva ku wa mbere, dufite kuva ku wa kabiri dufite insanganyamatsiko ivuga ngo kwizera kurema amashimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Iyo tuvuga kwizera kurema amashimwe, amashimwe ni ikinyarwanda abantu bose bumva, ariko reka mbibutse ko ari imibereho ibangamira Satani. Amashimwe ni uburyo ubwo ari bwo bwose Imana yemera ko tubamo, ariko bubangamira umwanzi uwo ari we wese w'Imana. Rero uku kwizera kwa none cyangwa kwizera kwawe kuri iki cyumweru cy'itariki ya none, Imana ize kugukingurira umuryango, ize kugurura amarembo, ize gukuraho ibindizo by'imisozi. Imana ize kukubera inkingi. Imana ize kubyemera kuko yemeye uza mu rusengero, ize no kukwemerera kuza kubona umusaruro wo kwizera kwawe. Ubundi
ari umuhanga wavuze ngo gushima Imana ni ukwica Satani urubozo. Atanga urugero, aravuga ngo uzumve nawe iyo uri kuvuga neza umuntu mu maso y'abamwanga. Iyo uri kuvuga Imana mu isi idakunda Imana, Imana iravuga ngo atuka, icyo nicyo namushyiriyeho. Rero Imana ikuremera amashimwe aza gukora ku mutima w'Imana, uburyo butuma ibigutera gushima bitume Satani abona ko umucyo w'Imana ukimurika mu isi. Imana ibaha umugisha. Dusomye ibitabo birimo inkuru ijya gusa ni ukwizera kurema amashimwe. Nshaka no kuvuga kwizera kuzura, gukiza kubeshaho. Ntabwo hazuka umuntu gusa, hari n'imishinga abantu tujya tugira igapfa. Kwizera kurayizura. Ntabwo hazuka umuntu gusa, hari n'imitekerereze igipfira mu muntu, bijya bishoboka. Kwizera kurayizura. Rero ndashaka kuvuga kwizera kubeshaho cyangwa se kuzura n'ibyapfuye bikabaho. Dusomye abagore babiri bitiranwa, bose bitwa ba Mariya. Bibiliya ivuga ba Mariya bageze muri, hari Mariya Magadalena, yari umugore w'igisonga, umugabo we yari igisonga cya Herode. Hakaba Mariya nyina wa Yesu, hakaba na Mariya nyina wa Mariko, ko na Mariko yitwaga Yohana bamuhimba Mariko. Hakaba na Mariya wa kane, nyina cyangwa mushiki wa Lazaro. Aba bose babaye mu bagore babaye inkoramutima za Kristo. Nta n'umwe utari uw'igikundiro muri bo. Iyo ugeze kuri Mariya nyina wa Yesu, Korani imuvuga kuruta Bibiliya. Bafite igitabo bita Surati Mariyamu, ni igitabo cyitiriwe Mariya, kivuga ubuziranenge bw'amasengesho Mariya yasengaga, bituma Imana imutoranya. Iravuga ngo ubwo uri umuziranenge nzakunyuzamo undi muziranenge. Hanyuma Mariya mushiki wa Lazaro yakoraga umwuga mubi w'uburaya, ariko akawukorana umubabaro mwinshi kubw'amahitamo mabi, reka mbyite gutyo, y'ubuzima yanyuzemo. Agera igihe aza kuzigama amavuta, nkanyuzeho kugira ngo nihute, azigama amavuta bita yo ku mukondo. Baravuga ngo n'ay'agati kitwa narada. Uyu munsi ni amavuta aboneka ku muntu umwe gusa. Sinzi niba intambara ya Palestina itaramuhitanye, Imana izamurengere kugira ngo aya mavuta ajye aboneka ko ni umunyapalestiniya. Ni amavuta umuntu yisiga akazarinda asaza atararwara indwara yo ku ruhu. Yes. Aya mavuta umukobwa uyisiza ari umukobwa, niyo ashaje ntabwo uruhu rukanyara. Aya mavuta ndagira ngo munyumve, ndabinginga muze kugaruka, mugaruke tugendane. Aya mavuta yakoreshwaga mu buryo bwo gutunganya imirambo badashaka kwibora, bagasiga aya mavuta ku mirambo. Ni amavuta y'igiciro cyinshi ataragirwaga na buri wese. Nekereza ko kugira ngo Mariya mushiki wa Lazaro ayagwize byari ibintu birebire. Ashobora kuba yarakoze igihe kirekire cyane arayazigama. Shaka kuvuga ku kwizera kuzura. Haleluya! Mariya mushiki wa Lazaro afite murumuna we witwa Marita, akagira na musaza we Lazaro. Lazaro yari umuhinzi. Ikintu cyatumye Yesu akunda uyu muryango, Bibiliya iravuze ngo yakundaga Lazaro na Mariya ngo na mwene se. Uru rugo rwose rwari inshuti ya Kristo. Kubera iki? Lazaro yagize kwizera akimenya Yesu, aravuga ngo sinzigera ndya umwero wa mbere kandi Kristo Yesu ahari. Umuganura w'ibyo Lazaro yejeje bwa mbere akimara kumenya Kristo, yaramusanze aramubwira ngo mwigisha. Ubundi icyo twita Pentekote nuko abakristo twamaze kweshuwa tuyitegura ku munsi, ariko Pentekote ni urwibutso ruhoraho.
nubwo igira umunsi tuyizihizaho, ariko Pentekote ni urwibutso. Iyo tuvuga Pentekote, ako ka konte, ubundi pante ni 50 mu gihe burayo, hanyuma penta ni 5, panta ni 3. Ni umubare utajya uhinduka mu gifaransa n'icyongereza. Ibi muvuga ngo Pentecost, ubu byishe biba byarangiye, ntabwo uhinduka. Iyo konsere bashyiraho ni konsere yo guhura. Abize biology bari hano, ni naho haturuka ijambo konseri na kanseri. Ko kanseri ni uruhurirane rw'amavirisi menshi ahura akarema icyo bita kanseri. Nyine nuko ari amavirusi menshi aba yahuye agahuza n'intego. Icyo bita konsere Pentekote nuko bahuye, bamara guhura bakanahuza. Kimwe mu bintu Satani yibye abakristo, yibye abakizwa, yaraturetse duhurira ahantu henshi, ariko ntiyatwemerera duhuza. Iyo ni strategie umwami witwa Yerobowamu yakoresheje mu icikamo ry'ubwami bwa Isirayeli. N'abami babiri bitiranwa, witwa Rehobowamu ni mwene Salomo, hakaba Yerobowamu wari umugaragu wa Salomo. Yaravuze ngo nimureka abisirayeli bagahura, bazahuriza ku Mana yabo Imana iturwanye. Aravuga ngo nimubabuze ku Gisiyoni, inzira banyuragamo muzishyiremo intumbi n'ababembe. Ubonye umubembe ntaba yemerewe kugera Isiyoni, abazasubirayo kuko bazaba babembye. Aravuga ngo ntimuhure. Hari intumbi Satani ajya kreya mu nzira, abakizwa bari kuza gusenga, akakubwira amagambo ahita akangura ya kamere. Abantu twabanye muri iki cyumweru twarabiganiriye, kugira ngo umuntu ashobore kwizera. First of all, nuko urwana intambara yo kwitsinda we personnel. Iyo utaritsinda, ibikwataka bibona ikibanza bikwiciramo, ibikurwanya bibona umwanya, bibona espace bihagararamo. Hari abakristo benshi muzumva bari kuvuga ngo ngewe ngo runaka yangushije. Bongo usitudanganye, nta ukugushije, ahubwo reba uhagaze gute, reba uhagaze gute. Kuko ndagira ngo munyumve, umuntu wizera ashikamye mu by'ukuri ntabwo agushwa n'utizera, kuko kwizera ntibicogora bityo. Ntabwo kwizera bicogora bityo. Ni wumva ufite impamvu ku muntu wari uri mu manegeka n'ubundi ukavuga ngo niwe ukugushije, birumvikana ko wari umuturanyi we. Byanze bikunze wari umuturanyi we. Ariko kugira ngo tuba abatsinzi, Yesu yavuze iki? Yaravuze ngo mwebwe muri umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi. Aravuga ngo utabasha kwihishira kandi. Imana ishimwe. Nibutse ijambo riri mu gitabo cyo kubara. Baramu ajya kuvoma Abisirayeli, Imana yaramubwiye ngo Baramu we bitegereze ubarebe. Aravuga ngo bariya ni ubwoko butura ukwabwo. Imana ishimwe. None ko ari ubwoko butura ukwabwo, bagukubise bati buryo buguhinguranya ku buryo no kugaruka mu rusengero byanga. Murakoze. Kwizera Pentekote icyo nari nyivugiye, wari umunsi wo kubabarirana ibyaha byabo. Umuntu waguhemukiye ukamubabarira. Harimo kandi nkunda kuri Pentekote, umuntu wabaga akuri mu idene yarananiwe kuryishyura, wamuhariraga umwenda. Niho havuye itegeko riri mu isengesho rivuga ngo duharire imyenda nk'uko natwe. Ako kantu ntimuzajya mugataruka. Guharira imyenda biba mu muco w'abakirisitu. Imana ishimwe ko mbivuze ntawe ngira idene ataza kugira ngo ndi kwihohora kugira ngo nze kuri kuzaho. Imana ishimwe. Guharirana imyenda bibamo. Kandi mwibuke ko nta muntu wajyaga i Yerusalemu kuri Pentekote, Pasika n'umunsi bita suka w'ingando afitanye ikibazo na mugenzi we. Kuko isengesho rya mbere Imana yashakaga ni ukubohora abantu ngo yize uburetwa, ku buryo mutazava i Yerusalemu ngo muhurire mu rubanza kandi mwavuye i Yerusalemu. None uyu munsi tuva ku igaburo ryera tugahurira kwa mutwara sibo na mudugudu,
kandi twanasangiye igaburo ryera. Ibyo ntibibaho, mwarahuye ariko ntimurahuza. Pentekote rero ikintu yakoraga, yaruhuraga imitima abantu. Noneho wamara kuruhuka umutima, ugafata umwero wawe wa mbere, ituro ry'umwero, ukajya mu rusengero rw'i Yerusalemu ukazunguza umwero, uvuga ngo Imana niyo yatuvubiye imvura iduha kwezi. Umuntu usengesha umunwa yasize amaboko, Imana imwumva mu gice kimwe. Umuntu usengesha umunwa amagambo, yabuze imirimo ntakore, Imana ikumva ku ruhande rw'umuntu uri gutaka. Uzumve, hari uburyo utabaramo umuntu ukamutabara ukamuha n'abamurinda. Hari n'uburyo umutabara ukamukiza uwari umuteye. Ariko hari n'uburyo utabara umuntu ukamushyira inyuma yawe ukabwira umuntu ngaho hora. Umuntu iteka ryose usengesha umunwa atagira imirimo, Imana iramukingiriza ikajya ibwira ibintu uti hora. Ariko ntishobora kuva aho ngaho ngo igusige muri wa mwanya, n'ubundi baraguhitana. Ariko umuntu usengesha imirimo arindwa n'inyungu zituruka mu maboko ye. Imana ibaha umugisha. Si umuco nyarwanda tujya tuvuga ngo gira neza ugire gute. Mureke mbabwire ikintu gitangaje, si ibyo nshaka kwigisha, ariko wenda umwuka sinzi impamvu abizanye. Muzi ko umupagani utanga icya 10 abona umugisha w'icya 10 adakijijwe? Umupagani ufasha agwiza byinshi. Niyo mpamvu isezerano rivuga ngo abagwaneza nibo bazahabwa isi. Ntabwo ari abakirisitu, sabizera. Abagwaneza nibo bazahabwa, n'abagwaneza nyine, ntabwo bakijijwe. Ibyo Yesu ntiyabivuze, yavuze abagwaneza, icyo gusa. Niyo mpamvu rimwe na rimwe abagwaneza bo hanze aha tujya tubitiranya n'abakirisitu. Ukareba umuntu ukabona n'ingeso nziza. Hari urubanza iyo bajya kuburana, yavuze amagambo ajya nsinda akomeye. Yabwiye Imana ngo Uwite nibi bibinjeho kubera igicumuro ngo bimpore ndetse 7. Ariko agerekaho ijambo rikomeye, aravuga ngo hari urusaku rw'imfubyi rwageze mu matwi yawe ruburaye mfite ibyo kurya. Agerekaho ijambo rya 2, mwihangane ndivuge muri icyo kinyarwanda niko yabivuze. Aravuga ngo hari umupfakazi wambaye ubusa, ibibero bijya hanze, Yobu namumenye simwambike. Iramubaza ngo hari na kimwe. Muzarebe uburyo Imana yasobanuye kuri Yobu, ntiyigeze imubwira ko hari icyaha na kimwe. Yaramubwiye ngo Yobu nta cyaha. Muzasome Bibiliya iravuga ngo Imana yamuhoye agatsi. Niko Bibiliya ivuga. Kubera iki? Yamuhoye ubusa. Yaramukubise iramubwira ngo wowe kubitwa kugira ngo Satani abone kwihangana kwawe, hanyuma Satani amenye ko urufatiro rw'agakiza kanjye kari muri wowe rudashingiye ku bigaragara. Icyo gusa ndatuma ibiboneka byawe bigenda, hanyuma nukomeza umutima nzakwirata none n'iteka ryose. Imana ibaha umugisha. Lazaro rero yakundanye na Yesu kubera kuzana umuganura. Marita akundana na Yesu kubera kumenya inzara y'abigishwa. Marita, Lazaro yatangaga umuganura, Marita yabona abigishwa baje akavuga ngo ubu barashonje. Ntimujya mukunda kuvuga ngo yahisemo umugabane wo kujya mu cyikoni. None yarabarebaga akavuga ngo ubu biriwiyo barashonje, akikura mu magambo abandi bavuga, akavuga ngo Mariya utayaheruka n'abahagumye, njyewe mperukana n'abasenga kuko Marita yari umukizwa ari ingeso nziza. Akavuga ngo Mariya utayaheruka n'abahicaye kugira ngo atajya mu cyikoni akarata ijambo rya Kristo. Hanyuma Marita akavuga uti nge nzajya njya kumuvumba kwa Mariya iwabo na Mariko, kuko iwabo na Mariko habaga icyumba. Akavuga ngo Mariya n'abagumye aho ngaho.
hanyuma akajya mu cyikoni agateka, yamara guteka akanafurira abigishwa. Na Mariya Magadarena nuko byari biri, nawe yarakontribuwaga bakagaburira abigishwa. Yesu aravuga ngo muri inkoramutima zanjye ndi mwari no teraniro mu nshuti ukira, ngusabiye mu inshuti imeze nka ba Mariya. Imana iguha inshuti imeze nka Mariya, Imana ibaha inshuti zimeze nka ba Mariya. Imana ishimwe. Reka nihute mparenge. Mariya mushiki wa Lazaro asutse amavuta ku birenge bya Kristo. Ndagira ngo mwumve aka kantu. Yesu yarashushanya manu imanuka ivuye mu ijuru. Yarabivuze mu gice cya 6 Yohana. Kwimikwa n'amavuta atuma umubiri utabora nicyo gishize itandukaniro hagati ya manu y'Abisiraheli mu butayu yararaga ikabora na manu y'umubiri wa Kristo. Byari bivuze ngo nubwo uzapfa ntuzabora. Haleluya! Nubwo uzapfa ariko ntabwo uzabora. Amusuka amavuta ku birenge. Yesu aramubwira ngo iki ngiki ukoze kizatuma iteraniro ryose rikwibuka, aho isi izaba iri hose bazajya bakuvuga. Imana ikwigishe gukora uburyo butuma icyo ukoze kiba urwibutso ruhoraho mu materaniro y'abakiranutsi. Imana ishimwe. Reka ngaruke inyuma gatoya. Twaganiriye ku kwizera kwa Aburahamu kwatumye Imana yemera ko Aburahamu abasogokuru w'abizera. Nyamara ntabwo Yakobo ari we wabaye sogokuru w'abizera, ari ukomokwaho n'imiryango 12 ya Isiraheli. Ahubwo Aburahamu niwe wabaye sogokuru w'abizera. Nkunda uburyo Aburahamu yeretswe mu ijuru, abona amahema, abona ururembo rwera rukingutse. Aburahamu aragaruka abwira abo bari kumwe, arababwira ngo aho tujya ni heza kuruta aho tuva. Byaragiye. Ubundi Imana iduhishuriye ijuru uko riri. Mumbabarire nkoresha icyo kinyarwanda. Irihishuye ikaritwereka uko riri. Dushobora kumera nk'abantu bacanganyukiwe mu isi y'umubiri. Ko Aburahamu yapfuye atarubaka inzu, arababwira ngo nzaba mu ihema kuko umudugudu nimukiramo. Urarutonze ubaka n'amaboko. Uru rurembo rw'abakiranutsi tujya mu nshuti z'umusaraba. Ntabwo warukompara naho utuye, ntago bingana, ntaho bihurira. Niba ari ikintu kiryoha mu isi, nabonye ibintu bibiri biryoha kuruta ibindi, ariko n'icya gatatu nakibabwira. Ikintu cya mbere kiryoha mu isi kuruta ibindi ni ukuzura umwuka wera. Icya kabiri kiryoha kuruta ikindi ni ukugira urugo rwiza. Urugo rwiza ruraryoha nshuti z'umusaraba. Urugo rwiza ruraryoha cyane. Icya gatatu kiryoha mu isi ni ukuba umukire w'umukristo. W'umukristo. Va kuri bimwe abantu bakungahara ku butunzi badakize mu mutima. Ubundi umukire w'umukristo iby'Imana yamuhaye ni icyangombwa cyo kubana n'abantu amahoro. Ariko umukire udakizwa iby'Imana yamuhaye ni ikirango cy'abarusha amaboko. Ntabwo ari uko gukira. Mu isi kugira ngo umenye ko hari abo urusha nyine, nuko hari ibyo ugira abandi badafite. Ariko spiriti we Roma, kugira ngo ubukire bw'Imana bugaragare, ntabwo ari uko hatunga benshi, ahubwo nuko Imana itungisha benshi. Imana yitungisha abandi. Noneho igisobanuro cy'ubukire bw'umukristo nuko bubera n'abakene ihumure. Uzi ukuntu ibyo bintu biryoha? Uzi kuba hari umuntu ufite ishimwe rya nijoro kubera wowe, hakaboneka undi ugira ishimwe rya mu gitondo wagizemo uruhare. Niba ari ikintu kiryoha ni ugukira ukijijwe. Noneho akantu gatangaje rero kabacarenginga. Niba ari ikintu kiryoha kuruta ibindi ni ugukena ukanyurwa. Mwambabariye nkababwira iki? Umukene unyuzwe Imana imwirata kuruta umukire ukijijwe.
kuko umukene unyuzwe urufatiro rwe aba ari kuri Kristo. Anyurwa no kugira Yesu gusa. Iyo agize ikibazo arahindukira akabwira Yesu ngo ni wowe. Anyuzwe atuje. Ariko umukire ukijijwe hari ibibazo adakemuza amasengesho, akabikemuza ubushobozi. Ariko umukene ukijijwe abikemuza gusenga. Murakoze. Twaganiriye ku kwizera Aburahamu yagize mu nyumve mparengeho. Imana yabwiye Aburahamu ngo muri Isaka niho nzaguhera umugisha. Imaze kumubwira ngo nzaguhera umugisha hano, imusezeranya n'igihugu cy'i Kanani. Iramubwira ngo kiriya gihugu ni umugisha wawe. Aburahamu Imana imweretse ijuru, azinukwa Kanani Imana yamusezeranije. Ndagira ngo tuganire kuri uko kwizera. Abonye ijuru azinukwa Kanani yatumye Imana imukura muri Uri y'Abakaludaya. Areba Kanani aravuga ngo nubwo uri isezerano ryanjye. Areba ibiro, nubwo uri isezerano ryanjye. Inzu nziza, nubwo uri isezerano ryanjye. Imodoka nziza, nubwo uri isezerano ryanjye. Ariko sinshobora kugukompara n'igihugu nabonye nzabanamo n'Imana. Kanani Bibiliya iravuga ngo nicyo cyatumye abo musuhuke mu gihugu yarazwe. Noneho Bibiliya igaruka ku ijambo, ntabwo nabura kurivugaho kugira ngo ntagire uwo confusinga. Igaruka ku ijambo rivuga ngo bapfuye bagifite ibyasezeranijwe, ngo ariko bapfa batarabibona. Ni ibiki? Ibyasezeranijwe ni urubyaro rwatumye Imana itarimbura Isaka ku munsi wo gutambwa. Isaka bajya kumutera inkota, Imana yarebye muri Isaka ibonamo Yakobo, byasezerano ryayo. Irebye kwa Yakobo ibonayo ba Peresi na Zeri, ireba ba Yuda, iravuga ngo muri uri ugiye gupfa nzakuramo ikindi gitambo. Reka nkize umutima wa Aburahamu mukize n'umujinya wa Sara. Iramubwira ngo urwo rubyaro uzanye nzarukuramo urundi rubyaro ndwitangira atari urwawe. None uyu mwanya acira intamba icungure Isaka. Kubera iki? Aburahamu yaramaramaje aravuga ngo ni wowe wari inzira y'isezerano. Ariko mu nyumve, inzira si ishyitse umugenzi, igishyitse umugenzi ni intego y'urugendo. Inzira y'isezerano ryawe si izagushyitsa, ahubwo intego ugira mu isezerano niyo izatuma ushyikaho Imana ikujyanye. Aburahamu yaravuze ngo nta handi Imana yari kunyura ni muri Isaka. None ubwo insabye Isaka izampa isezerano imuzuye cyangwa se natazuka, aho kugira ngo ngumane inzira ntakaze intego y'urugendo, ndi mu nzira natakaza inzira uwansezeranyije agaca indi nzira. Umuntu wizera Imana utekereza kabiri, akazi kavaho ukavuga ngo simbeshejweho naka. Kaguti Imana wacishaga mu kazi nkarye, ariko wanacisha mu biganza byawe ntakarimo nkarye. Hari ikintu umuntu wese agira atunga urutoki nk'ikidendezi cye kajya uvuga ngo Imana icisha hano. Hari igihe icyo kidendezi Imana igifunga kigakama. Ikintu gitangaje, Isaka yari ikinege. Hari umuntu ubaho, kandi umuntu ubaho arira mu nzira imwe aba ameze nk'umuntu unyura muri Sansenike. Yes, Sansenike abize ko de dora route baravuga ngo ntihanyurwa keretse mu cyerekezo kimwe. Hari n'abantu babayeho muri ubwo buzima keretse mu cyerekezo kimwe. Yakoreye umuntu, yarebye ku gashahara, yacuruje, yadandaje, yagize gute, bya bindi ubuzima bw'i Kigali ni rusange. Buri muntu agira ahantu, keretse umuntu washoye amaboko hirya, imizi ikaza hagashibuka, akarya no ku mbuto zo hakurya no hakuno. Ariko hari abandi banyura hano. Sara yari yifitiye agahungu kamwe atazongera kubyara, n'Imana yaramubwiye ngo nta wundi, ahubwo muri urwo rubyaro naguhaye niho uzabonera umugisha. Hari igihe Imana ijya yemera ko Isaka wawe atambwa wari umwitezemo Yakobo.
Imana ntacyo biyibwiye gufata Mose uyoboye Abisiraheli ugendana n'inkingi y'umuriro n'igicu akavugana n'Imana, ntacyo biyitwaye kumubwira uti ngwino hano imika bene wanyu, hanyuma wowe uze urebe igihugu ariko ntuzagerayo. Mose akagarukira hafi aho ikabwira Joshua ngo ngwino hano. Imana ifite uburyo izimya umuriro yacanye wundi, ifite uburyo akagezi kazima yafukuye kandi. Imana umuntu wizera amasoko, Bibiliya iravuga ngo amasoko y'amazi y'ubugingo adudubiza aturuka mu nda ye. Imana ishimwe. Kwizera ni ukubaho mu buzima budashingiye imibereho mu kigutunze mu isi, ahubwo bukomora imibereho mu biganza by'Imana wizera. Kwizera, hari abantu bitiranyije ibintu. Hari imirimo yazanywe no kwizera, ko kwizera kwaje mbere y'amategeko. Amategeko aza hashize imyaka 435. Hanyuma amategeko yaje kwerekana kamere n'imiterere y'umuntu, abo umushorera ushorera abantu ukabajyana kuri Kristo. Amategeko ntiyigeze agena, hari ibintu atashyizeho byazanwe no kwizera. Urugero, Aburahamu atanga icya10 kwa Melikisedeki ntabwo yari ategetswe, ahubwo yarizeye. Kwizera bimubera imirimo. Noneho Yakobo ari ku cyambu cya Yaboki, muribuka urwego rumanuka ruva mu ijuru. Yarangiza akavuga ngo aha hantu hari Imana, nuko ntari mbizi, ahimikira ibuye ahita i Beteli. Arangije aravuga ngo aha uko umwaka utashye nzajya nzanira Imana yanjye icya10. Ntabwo ari itegeko, ni umwuka. Yahuye n'umwuka amuremamwe imibereho imwoburija ku butunzi bw'abusangira n'Imana, akabusheyaringa n'Imana. Ibi bizanwe no kwizera. Muzi ikintu gitangaje nuko Kiliziya Katolike ikomejwe n'imyizerere gusa yizeye ku ntumwa. Muzi gikomeje imisigiti y'abamizirima, aho Yakobo yaroteye niho bubatse umusigiti wa Kaba. Kaba niho bayubatse. Icyo bita Safa na Marwa hagati mu musigiti w'Imaka ni imisozi yakoreweho urugendo n'abahanuzi. Yes, ni imisozi yakoreweho urugendo n'abahanuzi. Undi twebwe nuko dufata kwizera, narababwiye tujya dufata kwizera tukabikoresha mu ma episode. Fata kwizera kube ponje, urekeraho kugukatakata, rekura kwizera kugende. Barikiwa sana papa, ubarikiwe. Ubarikiwe. Kwizera wibirimita. Kwizera rekeraho ntibingane na capacité intellectuelle. Kwizera ntibingane na experience ufite. No. Experience irangana n'ibyo wanyuzemo wabonye. Capacité intellectuelle irangana n'imyumvire yawe. Rekeraho kwizera siko bingana. Kwizera Bibiliya Paulo yandikira Abaheburayo yarababwiye ngo nukumenya rwose, nukubimenya ukamenya ko igisebe kitabonye umuti kiri buhure n'ukuboko kwa Kristo, ukamenya ko urubyaro ruri mu isi. Haleluya. Kwizera nukumenya ko ukuboko kwahanitse inyenyeri ku kirere, ari nako kuboko gufasha imibereho yawe. Kwizera, Imana ishimwe. Kwizera nukumenya ngo wafunze kuzimu agakingira na Zazeri. Zazeri ni dayimoni, ni marayika wari uyoboye itsinda ry'abamarayika barenga 150 basambanyije ikiremwa muntu mu Itangiriro 6. Bafungiranwa n'uwitwa na marayika Rafael. Urwo rufunguzo rwafungiranye Rafael, Prito rwafungiranye Zazeri, rugafungirana dayimoni. Kwizera. Tekereza ko ikiganza, utekereze nawe, Zazeri yari marayika wayoboye imyuka itari ku ruhande rw'Imana ntibe no ku ruhande rwa Satani. Ni imyuka bita devil.
Sekibi ntabwo ari Satani. Devil na demons baratandukanye. Dayimoni ntishobora kugera mu materaniro arimo umukiranutsi, ariko sekibi iraza ikanavugana indimi n'umuntu uri guhanura. Niyo myuka iha imbaraga abapfumu, iha imbaraga abatware b'umwijima, niyo myuka ituma umupfumu yerekwa. Tujye tuvugisha ukuri, nabo barerekwa. Niyo myuka ibahishurira bakareba. Tekereza ko Rafael, Gabriel na Mikayeli, Jibril ni marayika w'isezerano, arinda intambwe za buri muntu ngo akandagire mu cy'Imana ishaka. Nicyo Gabriel ashinzwe, aguhuza n'umugambi w'Imana kuri wowe, kuko twebwe ntabwo tuzi imigambi y'Imana. Hanyuma Gabriel araza kugira ngo aduhuze n'Imana yavuze. Noneho Mikayeli akaza kurwanya ikintu cyatuma udeviya, hanyuma Rafael akakurinda. Muri abo bamarayika nta n'umwe uyobora, nta n'umwe utuyobora. Twebwe tuyoborwa n'umwuka, tukarindwa na marayika, tukarwanirirwa na marayika, tugahuzwa n'isezerano na marayika. Ntabwo baturinda, ahubwo abayoborwa n'umwuka. Uyu wafunze agafungira na dayimoni, agafungira na Zazeli. Icyo kiganza cyafungiranye ubwo butware bw'umwijima, nicyo kiganza gikinga ku barozi bakuroga. Ntabwo marayika yahindutse, niwe ukiri muri iyo operasiyo yawe, niwe ugihari. Twebwe icyo tuzira ni kimwe, nuko Satani aduhamagara turi muri rwa ruziga turinzwe, wowe ukisohora mu isezerano. Marayika ntabwo akubuza kugenda, ntabwo akubuza, oya, kuko imyumvire n'imyemerere yacu irarusha imbaraga amahitamo ya marayika. Marayika aramureka akavuga uti kamere ye yaganje, umwuka agahita ababara. Uracomoka rwose, kuko iyo aguhamagaye, Satani ntabwo yatuma umugambi w'Imana udasohora, ahubwo araguhamagara wowe ukawuvamo, ukajya inyuma y'umugambi w'Imana kuri wowe. Iyo ugiye inyuma y'umugambi w'Imana kuri wowe, wagarurwa n'iki kindi keretse guhindukiza umutima ukongera kwizera. Ubwo mutuje gutyo nibyo nkunze, gutyo nibyo nkunze, muranyumva neza. Niyo mpamvu umuntu utizera, mu mbabarire, umuntu utizera iyo ugiye kumuhanurira ureba abamuroga baba bagaragara, ubona imigambi ya Satani kuri we ibigaragara. Uramureba ukabona abagambanyi, ukamubwira uti barahari, bakuvuze wumva, nawe bafite ibihamya bifatika, kuko niyo zone atuyemo, niyo zone utuyemo, niho utuye. Yes, ariko musome Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo Esaya, aho kugira ngo abone amaboko arwanya, yabonye intebe y'umwami Imana. Ndagira ngo munyumve, hirya y'uwo muteguro wa Satani muri kureba, burya hari ikindi kirere kirimo imigambi y'Imana. Deja hari n'imigambi y'Imana ku buzima bwawe. Ibyo Satani ashaka azahora abishaka, n'ejo azabigambirira. Nta na kimwe uzakora ngo Satani arekere kugutekereza gutyo. Icyo uzakora ni kimwe, nuko uzizera ukimuka muri zone ya Satani ukajya mu butware bw'Imana. Kwizera bikaguhuza n'isezerano. Haleluya! None se mureke mbabazi, munsubize tuganire, nta kibazo, tuganire. Iyo Imana ikubwiye ngo nkurinze abarozi, wagize ngo biri mu isezerano ry'abakiranutsi? Ntabwo biri mu isezerano ryacu. Nyine reba umwana w'iwawe, umufasha ukamubwira uti nkurinze kurara mu ishyamba, azajyayo byagenze bite se? Azarara hanze byagenze bite? Yatakaje iwabo. Ayo masezerano ntabwo yari ay'abakiranutsi.
ko Bibiliya iravuga ngo mufite ubutware bwo gukandagira inzoka, noneho kugira ngo wowe uzikandagire uri gukandagirwa nabyo, bigahindukiza Imana kugukuraho ubwo buretwa wari ufiteho ubutware. Imbaraga zirinda abizera ntizishobora kugereranwa n'izirwanya abizera. Ntabwo bingana, ntabwo bingana. Imbaraga zirwanirira abizera zirenze imitekerereze yacu, zirenze imitekerereze. Nawe reba igihe wahereye uvuga ngo ndapfuye kuki utarapfa? Nuko Satani yakuzaniye kopi y'urupfu, akwereka ifoto yarwo urarubona, arakubwira ngo nguru naho ruri buturuke. Ariko Imana iragutubwa ari cya fotokopi, original itaramugeraho, reka mbe muhaye ihumure, ntuhumurika. Ntuhumurika, reka da. Irakubwira ngo humura, izera shwi. Yesu yabwiye Mariya Magadalena, aramubwira ngo ntabwo nzapfa. Bagira ngo koko ibyo avuze nibyo. Apfuye abigishwa bose bahita basuhuza umutima. Natangajwe n'uburyo Petero yahise afata kabutura kubitamo asubira kuroba. Hari abantu dufite babura imirimo Imana yabasezeranije, bagahita basubira inyuma. Ni igisobanuro cy'uko utarizera, ahubwo wari waje gushaka igitangaza mwa runo rugo ariko nturabyarwa narwo. Petero ajya kuroba. Umugore umwe wakundaga Yesu arusha imbaraga intumwa 70. Yesu yagiraga abigishwa 70 n'intumwa 12, ariko bose bararyamye ku munsi yapfiriyeho, tihagira n'umwe ujyayo. Bararyama. Mariya Magadalena aravuga ngo sinshobora gusinzira. Aravuga ngo sinsinzira, sinshobora. Aravuga sinasinzira ntazaho umwami wanjye ari. Imana ishimwe. Arabyuka mu gitondo, afata abandi bagore bagenzi be, arababwira ngo nimuntwaze ibihumura neza. Aho naho habaye akabazo. Muzi impamvu yikoreye ibihumura? Ni ukugira ngo oderi, umuhumuro uri buze kumufasha gusporuta umunuko uturuka mu mva ya Yesu. Already yizeye ko Yesu yamaze kunuka. Aravuga ngo ndatwara ibihumura bize gutuma mpahagarara. Hari abantu muri uyu murimo bajya bitwaza ibihumura, bakaguti nta wabimenya ubu yaranutse, ugasanga yicira utuyira ku ruhande, akagutireka niyeranje muri ubu buryo, reka mbe ntanze karuswa banyihera akazi. Ibyo ni ibihumura bya Mariya Magadalena, abazi ko Yesu yaboze. Kandi burya Yesu ntabwo yigeze abora, ni muzima. Bamusigiye aho Mariya Magadalena areba, bamusiza areba, kandi arabizi ko wasizwe aya mavuta atazabora ngo anuke. None nawe afasha andi mavuta, uti nta wamenye, wabona yaraboze. Hari abantu babizi neza ko ukuboko k'umwami wacu kutarananirwa, ariko bakifashisha andi maboko. Ibyo ni ibihumura bya Mariya Magadalena. Arabyuka aravuga ngo ndajyayo. Aravuga ngo ariko akondisiyo ke ndi butware ibihumura nze kuhahagarara nta munuko unukira. Muzi uburyo tujya tugira impamvu z'umuhamagaro. Reka ngaruke kuri aka kantu. Uyu mugabo Lazaro yararwaye. Arwara indwara yishe nyina na se. Akimara kurwara, Yesu ava yarigendera. Yahavuye Lazaro arwaye. Bamwandikiye arababwira ngo iyo ndwara si yo kumwica. Yesu aranayisubiza, aravuga ngo si yo kumwica. Akibivuga mu gitondo, Lazaro arapfa. Mariya na Marita narabakunze mushumba wanjye, baravuze ngo iyo haba ntiyari gupfa. Ntibigeze bizera ko Yesu adashoboye. Baravuze ngo impamvu apfuye nuko atari ahari. Umva kwizera. Iyo haba ntiyari gupfa. Arapfuye, ariko apfuye kuko Yesu atari ari hano. Ntabwo twavuga ngo Yesu ntiyamuzura nuko atari ahari. Umva kwizera. Nunanirwa uzananirwa uvuga ngo ndananiwe, ariko Kristo arashoboye.
Yesu araza, ahageze Marita ntiyahaguruka. Mariya aragenda aramusanganira, aramubwira ngo ubu yamaze kunuka. Dusoreze aho, munyumve nsoreze aho. Aramubwira ngo yamaze kunuka. Hari ibintu bijya bipfa tukanabishyingura, ariko nubwo twashingura icyari cyaturutse mu isezerano, ugashyingura icyavuye mu maboko yawe, ugashyingura yewe n'iki icyo ari cyo cyose mu buzima bwawe, iyo utarashyingura kwizera kurongera kukabeshaho. Iyo utarashyingura kwizera kurongera kukaba ubuzima, byanze kwizera birongera bikaba ubuzima. Njyewe najyaga nsenga ndafite aho kurara, nkarara mu cyumba cy'amasengesho kugira ngo mbone aho kurara. Uyu twararanaga, Jackie twarararanaga, Innocent yabaga hari, ndabazi nabakoraho, ndafite njyewe aho kurara, ariko ndi gusenga. Igitangaje, nasirimbaga kubarusha, ngasenga kubarusha, kanababwiriza bagafashwa. Ariko nubwo ntari mfite aho kuba, ariko umuntu wanjye w'imbere yari atuye mu kwizera. Dusoreze aho, ararekwa ntashira. Niba ushaka gukora ku mutima w'Imana, iga gukoresha ibiganza byawe. Ibyazanwe n'amategeko byavuyeho, ariko ikintu cyazanwe no kwizera. Umuntu wizera arahaguruka akavuga ngo si igihe cyo kwitanga, si igihe cy'imihigo. Ugahaguruka akavuga ngo ngiye gufata ibyanjye, ngerageza Uwiteka. Ugerageza Imana. Umunsi wa mbere bambwira ngo mariage, nta nkwano nari mfite, nta niyo natekerezaga. Naramanutse ndeba akana kari kamennye ifu y'ubugari, mwe mubyita ubugari, kamennye ifu y'ubugari, karamfata karambwa ngo mama aranyica. Ndamwana ni ibiro bingahe? Ni 3. Mugurira 6. Mbwira Imana ntwaye umukene abagurije Uwiteka. Ndazamuka. Umugabo twabanye aba New Zealand, twabanye muri Somalia, aza ari umumizirima, aravunjisha mpa $1,200,000. Imirimo ni umuntu ushaka kubaho mu buzima bufashwa, senga wiyiriza ubusa. Hanyuma kabiri, umuntu ushaka gufashwa no gutunga, iyiriza ubusa ukore. Umuntu ushaka umugisha w'ubutwari, atanga 10%. Dusenga. Umunsi Yakobo yagitanze nibwo yaruse bene nyina. Hari umuntu uri mwari no teraniro wumva yari yaracogoye mu kwizera ngo arambure ikiganza tumufashe gusenga? Uri kumwe natwe wari waracogoye, ntabwo ho mpatinda. Twasoje rega amasa yo ku cyumweru nuko abameze. Ntimubizi ko turi abasirimu? Niba wari waracogoye mu kwizera, urambura ikiganza tugufashe gusenga. Imana ibaho umugisha. Muhaguruka aho mwicaye. Rero hahagurukiremo n'undi muntu wari waracogoye mu buryo bw'imirimo. Muzi uburyo Abanyarwanda twaprofise kugira insengero nyinshi. Nubona ahantu bari gukora umurimo runaka mu rusengero, jya ugira vuba kuko n'abasogokuru barawukoze bakorera Imana. Jya ugira vuba umere nk'uri gusiba iyo mivumo bakoreye bubaka ibikingi n'ibicaniro. Nawe wubaka ibicaniro mu rusengero rw'Imana. Iyo wubaka urusengero rw'Imana, uba uri gusiba amatongo y'ibigirwamana by'iwanyu. Mwebwe muhagurutse, reka twinginge umushumba wacu. Imana ibahe umugisha. Ijwi ry'Umukanguzi.